Nongeye kubasuza abakunzi ba Headless Media. Uyu mwanya ndagira ngo tugere mu myidagaduro y'u Rwanda kuko ibiri kuberamo nagahomamunwa. Sabin wa Isimbi TV bamufatanye n'umugore baryamye bari mu buriri, nuko ahita yirukanse ubwo mwumva ngo ararwaye arembye, burya yarirukanse asimbuka igipangu yigize rambo, hanyuma akubita ivi hasi aravunika. Gusa n'uwo mugore nawe arazwi cyane mu myidagaduro y'u Rwanda, ni muri za mpanga, uwo bita Ngwino. Uwo ngo niwe bamufatanye nawe, hanyuma Sabin nawe yanga yuko babafatanye bakabafata amateka, hanyuma nibwo yavudukaga. Mu kuvuduka rero nawe ahita agaragara, niko gukubita ivi hasi biranga nyine. Dore abasore baraje we nibamuterure bamugeza mu gusha hari abasore bamuterura yitwa nde? Dore abasore baraje we bigiye imodoka itaraboneka, nibamuterure bamugeza mu gusha ibindi biramenye muze mufatikane ngasore rwose mugere hano hirya reka se mumuterure cyane sibyo imodoka wese uri umudamu Abakunzi ba Isimbi TV muraba mwihanganye kuko muri ino minsi nta biganiro biri gukorwa, wenda nagaruka azongera bikore. Naho ubundi aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi, ntaba ari njye ntaba ari wowe, ibingibi bizabaho. Rero tumusengere ave akira amahoro. Naho ubundi twe turabakunda, turi Headless Media, turabakunda cyane. Naho ubundi Headless Media nakagaruka.